Ndabasuje hano ni kuri Solam TV. Amazina nitwa Jackie nkuko bisanzwe. Uyu munsi tubafitiye umutumirwa witwa David. Muri make yatangira nawe abibwira kuruta uko nge namuvuzeho. Murakoze bari kuri Solam TV, ndabashuhuje kandi ndabakunda. Ntacyo kishimishe nko kubona mukunda ibiganiro byacu, kandi namwe Imana igibaho umugisha n'amahoro, kuko mudafite amahoro Imana itanga amahoro mu izina rya Yesu. Nakoze pastor. None uyu munsi insanganyamatsiko y'uyu munsi turashaka kuvugaho ku kintu cyitwa ubwibone mu bapasiteri. Abapasiteri, ubwibone bwabo bw'iki gihe, cyangwa tukanavuga no ku kintu cyitwa icya 10 n'amaturo. Wowe muri iki gihe urabibona gute? Tubanjije ku bintu by'ubwibone, uri kubibona gute muri iki gihe, muri iyi vision turimo? Urabona ibintu bimeze gute? Urabona bikiri nk'uko mbere byari bimeze ku cya 10 cyangwa byarahindutse? Ndashaka ngo tubiganireho, umbwire wowe uko ubibona muri iki gihe. Murakoze. Ngende umuto yikunda kuvuga ku bintu by'icya 10 cyane, ariko icya 10 ni itegeko ry'Imana. Ubu rero abantu barabirambe babigize akamenyero. Iki gihe hasigaye hatanga umuntu uzimane ku giti cye cyangwa asoboye n'umwuka wera gusa. Ku kindi rero warumbajije cyo bwibone, nkuko muzi ko hano mu isi y'umuntu ageze ubwibone, ntabwo umuntu apfa kugira ubwibone. Hari bimutera kwibona bitewe n'intera ariho, yewe akayimuka akayizamukaho. No mu basenga rero hano ntabwo ari mu ijuru, ni mu isi. Harimo n'abaterwa n'umudayimoni n'ubwibone, ariko kwibona ni umudayimoni, ntabwo ibyo twebashimira rero. None se pastor, ko ari ikintu kera nyiga muri segonderi twabajyaga bavuga ngo turuvuge n'urugero, ukabona njyewe wenda ndi muri entertainment ndaririmba inzisi, none wowe wa wundi ufite wabaririmba nko muri worship team bakakubuza kuvugana n'umuntu we wisi. None se ibyo bintu bivugaho iki? Urabona bikwiye? Aho ngaho harimo ibintu bibiri bitandukanye. Ni ukuvuga ngo nk'umupasiteri, impamvu abayanga ko bari abaririmbyi bajyana communication n'abisi, babanga ko bazatwarwa n'ibyise kubera iyi mpamvu. Bano twita bisi bari mu rusengero, ariko batwarwa n'inyungu nyinshi iri hanze. Akesha abaririmbyi barimba mu rusengero nta butunzi bwinshi babona. Rero iyo bageze hanze bona ubutunzi bwinshi, babanga ko n'abantu bari hanze basigaye mu rusengero bazabarara no bakabatwara. Ni ikibabanga nta kindi. None se urumva ko ari byo? Ahubwo se kandi mbona yuko abo badasenga nyine mwita ngo ntibasenga, urumva bafite imyemere nk'iyo mufite, bakwiriye nabo kwegera abo basenga kugira ngo bamenye Imana kurushaho. Wewe wabivugaho iki nabyo? Biba bigoye. Iki kibazo ndagisubiza nkanjye umukozi w'Imana, nanjye ntabwo nabemerera, kuko uhungu uvuga ngo no bagenda bagahinduka, ntibyashwa ko baba barusha imbaraga. Icyambere ibi ngibi bya Bibiliya barabibanje, gusenga barakubanje, ntacyo batazi. Rero no kuvuga ngo abantu bakiri imbere baba barusha ubwenge, rero babarusha bakabatwara nyine. Iyo uri mu rugo ugomba kurinda abana bawe kugira ngo hatazagira ikibazo, kuko bajya cyose bacyabazwa wowe. Rero no ufite kubarinda. Nese pastor, ko numva ntari kubyemeranyaho neza, ntago ndi njye hano ari kubyemeranya. Ni gute muri Bibiliya handitse ko nta mukristo yemeye kuvugana n'umunyabyaha? Oya, nese ngo ntituri kuvuganza wakoze icyaha cyangwa zigenda koze icyaha. Ibyo ngibyo biratandukanye. Ariko nago njyewe nzi neza yuko uruhande rwanjye wese ko ntarimo muri debate, njye nzi neza ko ugomba kuganira na mupagani kugira ngo agende mu nzira nyayo. Hari ikintu wita rero Yesu yaravuze ngo igihe kimwe murasenga ntimuhabwe kuko musenga nawe. Nawe buriya hari igihe ubaza ukabaza nawe, kereka iyo ubaza ngo kubera iki mudakunda ko bajyana communication. Kuganira na communication ni ibintu bitandukanye. Kuganira baraganira, ahubwo kujyana communication, kujyana ubumwe nibyo tuba tudashaka. Rero kuganira bwo baraganira. Kuri iki ngiki cy'ubwibone ntabwo ni ikintu gikomeye. Uriya n'umudemoni avuye kuri Satani. Satani kugira ngo yirukanwe mu ijuru n'ubwibone yishyize hejuru.
rero uriya mudemoni ni umudemoni ukomeye, na buri muntu wese nawe ubwawe ujya usenga Imana imukurinde, kuko ni umudemoni utoroshye. rero mubyumve neza namwe mudukurikiranye, ntabwo bivuze ko nimba usenga utavugana n'udasenga, no, ahubwo wirinda gukurikiza imyitwarire ye, wirinda gukurikiza ibikorwa bye, ariko kuganira yewe nafata mwayisangira, ariko wanga kugubirira inzira ze. tuvuge nimba uri mu rusengero umuririmbyi, ganira nawe, ariko wigenda mu Buganda babyita ibivuru, inasi ukuntu babyita niba indirimbo z'isi kano bagiye kubikoterana babyita ngo iki, kunye bagiye ibitaramo. nimba uri umuririmbyi wo mu rusengero, ntibikubuza kuganira n'abandi, ganira nako wigenda mu bitaramo by'abari ab'isi, icyo tudashaka, kuko uzajyayo uryoherwe nawe. akenshi imyambarire yabo itandukanye niyo mu rusengero, imyitwarire yabo itandukanye niyo mu rusengero. hari umuntu twari turimo tuganira, ni umuririmbyi ariko ntaririmba iz'Imana, avuga ati nagiye ngiye kuririmba bandirimbishije isi ndanabyina. rero kwa kubyina yishimye, kuko yabivugaga numva yishimye, ubwo akanezerewe. ejo utamukurikiranye yasubira n'undi akagenda akagendera kimwe, nicyo tuba twanga. rero none pastor, tuvuye kuri ibyo tumaze kuvugaho, ndizera ko abadukurikiye babyumvishije. nge ikindi kibazo nashaka kukubaza, nihutiye cyane nshaka kukubaza cyane, bino bintu by'icyacumi n'amaturo byo urabivuga n'iki? ko mbona ngewe kuri nge abantu bavuga ko abapasiteri byinshi ari byo mugendeho cyane, mbese yabaye nka business. wowe urabivuga iki? ni izihe nama wagira abapasiteri bagenzi bawe bakigendera muri iyo nzira? wabagira izihe nama? wadusobanuriye ukuntu icyacumi, ariko turashaka kubimenya neza ko icyacumi atari imbogamizi y'uko umuntu wenda adafite uko yishoboye ari ngombwa cyane, ko yes wishoboye wagitanga bitewe n'Imana icyo yakugejejeho. dusobanurire. ngira ngo hari abo mu biganiraho cyangwa se hari abo mu bijya impaka, ndagusubiza n'abankurikiye. icyacumi ni itegeko. uzi ikintu bita itegeko? niba uzi itegeko, icyacumi ni itegeko ry'Imana mu gitabo cya Habakuki. abashaka kubikurikirana bikukiye mu gitabo cya Habakuki, ni itegeko. kandi gutanga icyacumi si ubukire, si n'ubukene. niba waba ugenda mu nzu ugatora 1,000, ni iteko gutanga igiceri cy'100. wowe unyumva, sinkubwiye ngo uzakinzana ibyo, birakureye kumenya ko ni itegeko gutanga icyacumi. mw'abapasiteri mwe namwe bakozi b'Imana, icyacumi mugihinduka nka business bitewe n'uburyo mugifata, uburyo ugisaba, utegeka abantu. ntabwo icyacu bari gutekana umuzi icyacumi, bigisha bibutse ko ari itegeko ko wibategeka wowe, ntabwo ari batekana Imana ibategeka. rero impamvu ugisaba nicyo tuba ngo babigize business, ariko ubundi ku Mana ni itegeko. ikindi kandi mu mbare nsobanuye kano kantu, icyacumi kiriho kondisiyo. nubwo Imana bigira itegeko, ariko hari icyo bishaka kudukorera. Bibiliya ivuga ngo nimutange icyacu n'amaturo, murebe ko hari icyo muzamburana. impamvu Imana ishaka gutanga icyacu bijyanye ngo uduhe umugisha. abantu benshi batanga icyacu babuze umugisha. Imana ishaka nimba umuntu atanze icyacumi, we pastor umusengere. rero abapasiteri biri icyacu bagaheriye, bakagenda bakabyibuha, bakasa neza, ariko ntibasengere abantu bagira umugisha. bakagira imyatsi, bakagira ibibazo. none akibaza se icyacu intanga ni iki? abapasiteri bafite urubanza rwo kurya icyacumi, ntibasengera abantu b'Imana. abantu b'Imana bo bafite urubanza rwo barambiwe, bakagutanga icyacumi. tanga icyacumi wikureho urubanza, uri utagusengera bizamujyaho urubanza. Mwakoze pastor, nicyo ndizera ko abantu banyuzwe. mwakoze kudukurikira, mugire ibihe byiza.